ibya mituweli bibashiye kuba byashyirwaho iherezo, ni mu gihe abaturage bari bamaze iminsi bibaza uko bizagenda, nyamara umuturage akaba arasubijwe. Ni mu nama yari yabaye abaza bati mu by'ukuri badushyize mu byiciro bya mituweli bikomeye, aho nishyuraga ibihumbi bitatu nkaba ndi kwishyura ibihumbi 20, mu gihe na bitatu nabibonaga bingoye, none ibihumbi 20 nzabasha kuba nayibonane. Ni umuturage rero wahagurutse mu baturage bose bari bicaye aho ngaho, aratinyuka abaza ikibazo. Tunabasaba kumenya ko mu by'ukuri iyo wishyuye ubwishingizi, iyo wishyuye mituweli, utabasha kuba warembera mu rugo, utabasha kuba wakwicwa n'indwara, kubera ko burya mituweli ni ikintu cy'ingenzi cyane, dore ko banayita ubwisungane mu kwivuza nk'uko biri hariya ku ikarita ya mituweli. Tubanze dusabe rero abantu batarishyura mituweli, waba ufite ikibazo cyangwa se waba utagifite. Hari abagiye bavuga ko mu by'ukuri aya mafaranga atari menshi, abandi bakavuga ko amafaranga ari menshi. Mu by'ukuri hari abo bagiye bafasha ikibazo kikaza kuba cyakemuka, harimo n'uyu muturage. Rero ikibazo cya mituweli kikaba gishyizweho iherezo. Turaza kuba twabwira umwanzuro wafashwe kugira ngo iki kibazo cya mituweli kitazongera kuba cyagaruka mu matwi y'abaturage, kigaragara nk'aho ari ikibazo gikomeye cyangwa se gisa nk'aho kiremereye. Rero ubuyobozi bwahise bufata umwanzuro kuri iki kibazo. Umwanzuro wafashwe tugiye kuba twawuvugaho, nitumara kuwuvugaho nyaboneka reka tubanze tubasabe mubanze mukore subscribe. Nibyo ushobora kuba waramaze gukora subscribe ariko utarakanda ku nzogera, turagira ngo ukande ku nzogera kugira ngo nyaboneka ubashe kuba wahabwa umwanya wa mbere mu bafata ibihembo. Tubutse ko mituweli mu gihugu cy'u Rwanda yatangiriye ku 1000, imaze kuba yatangira ku 1000, abaturage barayatanga batangira kwivuza, nta muturage wari ukirembera mu rugo. Mituweli rero yavuye ku 1000 iza kuba yagera ku 3000, nubwo atari benshi bagiye babasha kuba bayabona kubera amikoro atandukanye y'abanyarwanda, bitewe n'uko abanyarwanda benshi ari abashomeri, hafi ya bose badafite akazi. Rero kuba ari abashomeri byagendaga bigorana kugira ngo babashe kuba babona amafaranga ya mituweli, bityo rero bikaba byaragiye bigorana kugeza ubwo mu by'ukuri bamwe bagiye barembera mu rugo, abandi bakabura ubuvuzi bw'ibanze kubera ko babuze mituweli. Nyamara nubwo ikibazo cya mituweli cyagiye kigora abantu benshi, ntabwo ari uko mu by'ukuri bagiye bananirwa kuba bayishyura, ahubwo bayifataga nk'ibintu byoroheje, akavuga ati by'ukuri ntaho tugiye. Ariko mu by'ukuri umenya agaciro ka mituweli iyo warwaye, iyo uri kubura abakugemurira. Nyamara tunabibutsa ko umuntu ufite mituweli burya niyo arwaye abona umuntu umugemurira kuruta uko umuntu yagemurira umuntu udafite mituweli, kubera ko iyo ugemuriye umuntu udafite mituweli aba ari gusabiriza, agusaba amafaranga yo kugura ibinini, agusaba amafaranga yo ni byinshi aba agusaba. Ariko iyo ufite mituweli ukaba wagira ikibazo ukarwara, nta kindi usabwa, ni agakoma n'iki, amafaranga y'igitanda aba ari makeya, ay'imiti aba ari makeya. Nubwo harimo abagenda bavuga ko by'ukuri bagenda bishyura mituweli, basha kugura imiti bakaboreza muri farumasi. Reka mbabwire, nubwo tuba dutanze mituweli ntabwo ari indwara zose ziba kuri mituweli, bityo rero ntabwo wavuga ngo bakoresheje kugura umuti hanze. Ibyo ni ibisanzwe, nawe hari ibyo uba udatunze iwawe mu rugo, hari ibyo cyane cyane katanga urugero ku bahinzi. Abahinzi ntimuhinga ibintu byose, ntimuba mufite ibintu byose. Rero rimwe na rimwe uranyaruka ukajya kuba wabishakira hanze. Na mituweli nayo nuko rero, kubera imiti yose itabonekera rimwe kandi indwara zose zitaba kuri mituweli, ntabwo rero indwara yaba itari kuri mituweli ngo ibashe kuba yabonerwa umuti hariya. Birasaba ko ujya kuwushakira hanze, nk'uko n'ubundi niyo mpamvu farumasi ziba zarabaye, niyo mpamvu prive ziba zarabaye. Tubasaba rero mu by'ukuri
kuba mwakomeza gutega amatwi ngo tube twababwira by'ukuri. Turaza kuba twababwira imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, kandi tuze kuba twababwira indwara hafi ya zose zabashijwe kuba zashyirwa kuri mituweli. Nitumara kubabwira indwara zajwe kuri mituweli, uraza gusobanukirwa neza. Turaza kubabwira ibitaro ushobora kuba wakwifurizaho mu gihe ufite indwara zananiranye. Turaza kuba twakubwira uturere wakwifurizamo. Cyane cyane reka tubanze dusabe abarwayi bari mu bitaro bitandukanye kugira ngo bakomeze kwihangana kandi bizere Uwiteka. Tubwire abaganga bari kwita kuri abo barwayi kugira ngo bakore akazi kabo, kandi bashyiramo n'isengesho, banasenga bavuga bati Imana udufashe kugira ngo aba baturage bacu bajye babasha kuba bakwishyura mituweli, dore ko uwishyuye mituweli atabasha kuba yarembera mu rugo. Ariko turimo tubabwira rero ko 3,000 byagoranaga kuba umuturage yayabona, none ubu ngubu amafaranga akaba yarazamutse, kubera ko uwishyuraga 3 arimo arishyura 20,000 ari umwe. Utubazo uteye se ayo mafaranga azava he? Amafaranga bizagenda bite? Bamwe batangiye kuvuga bati ntayo tuzatanga tuzagwe mu rugo, ariko ibi ngibi aba ari ukwibesha, kubera ko by'ukuri ntabwo wabaho utagira ubwishingizi. Ndetse uramutse ubaye utagira ubwishingizi, aho usengera, aho ukorera bakakwemerera, mu by'ukuri inshuti zawe zikakwemerera ko ukomeza kugendana nazo nta mituweli ufite, ahangaha ni nk'aho baba bagushuka, ni nk'aho baba sinzi uko nabyita. Ariko by'ukuri mituweli ni ikintu cy'ingenzi umuntu agomba kwitabira. Mituweli ni ikintu umuturage uwo ari we wese agomba gukurikirana kugira ngo myaboneka abashe kubaho neza, kandi abashe gukomeza gukora ibikorwa bye nta nkomyi. Rero twarimo tubabwira tuti abarwayi barwariye mu bitaro bya Gisenyi mukomeze kuba mwakwihangana, abarwariye mu bitaro bya Ruhengeri namwe mukomeze kuba mwakwihangana. Ibi rero nimuza kuba mwabasha kuba mwakwihangana, mumenye ko Uwiteka, muzirikane ko Uwiteka umwe Imana yacu ari we ushoboye, kandi azabasha kuba yabakiza, azabasha kuba yareba akabakandakanda aho mubabara, akabaha ibinini bidasharira, akabatera urushinge rutaryana. kandi mu by'ukuri tunibuka ko Imana ari ikiza, tuyutsa ko Imana Data twese ariyo ishobora byose. Rero ntabwo ikibazo cya mituweli cyakujyana kure ngo uvangayike. Genda ushaka amafaranga, numara kuyabona wishyure mituweli, wishyure ubwishingizi, dore ko ufite iriya karita, ufite buriya bwishingizi ntabwo arembera mu rugo. Ariko se warembera mu rugo ute kandi mu by'ukuri ari ukwisungana? Rero umuturage yabashije kuba yabaza iki kibazo, baramusubije, bamusubiza ko by'ukuri ibintu byose barimo bagenda babyigaho, ntabwo bamwirengagije, ntabwo bamutiranye. Niyo mpamvu mu bibaho byose mu by'ukuri abantu bicwa no kutavuga, abantu bicwa no kutamenya. Rero umuturage akaba yashubijwe, ikibazo cye kikaba cyumvishwe. Rero ni ibintu umuntu ashobora gutekereza, ni ibintu umuntu ashobora kuvuga ati by'ukuri byashe kuba byagenda bite kugira ngo uyu muturage abashe kuba yasubizwa. Byaje kuba sinzi uko nabisobanura, ariko wowe uba uri kutwumva nyaboneka tugusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore like, share na comment, kandi by'ukuri nimba iyi video igufashije, nimba igushimishije, ubashe kuba wayisangiza abandi, ubashe kuba wakora share, like na share na comment kugira ngo video zacu zigera ku bantu benshi. Tubasaba kwishyura mituweli ku gihe, kandi mukurikirane ibintu byose uko bigenda, mukurikirane ibintu byose uko bimeze. Ntabwo rero twabura kubashimira mwebwe mwafashe umwanya wanyu mukikirana imbere ya kamera, ntabwo twabura kubashimira mwebwe mwagize ubwitange mukaba mwadukurikirana. Ibi bintu mujye nyaboneka mumenya ko rimwe na rimwe Imana iraza ibabaza ite by'ukuri, ko twashize channel nyinshi zitandukanye imbere yanyu, mwagiye mureba zingahe, mwagiye musharinga zingahe, ibyo bintu byose Imana ikazabikuba.